Izi ni serivisi eshatu ngiye kukwereka wakoresha mu buryo bwo guhamagara. Iyo ukanze akanyenyeri 2 urwego ugakanda yes, umuntu wese ugushatse mu gihe uri busy ntaga kubona. Iyo uvuye muri iyo serivisi wari urimo udakeneye guhamagarwa, noneho ushaka ko abantu bagushatse bakubona, urongera ugakanda urwego 2 urwego ubundi ugakanda yes, bivuga ngo ubuhaye uburenganzira umuntu uguhamagaye wari wese ko yakubona ako kanya. Iyi serivisi ikora ahantu habiri. Iyo wifuza ko guhamagara kwawe bigenda neza, ukanze akanyenyeri 2 akanyenyeri ugakurikizaho nimero y'umuntu ushaka cyangwa yawe. Nivuga ngo igihe ufite nimero ebyiri, imwe ikaba ibura rezo muri telefone yindi, indi ikabibona network, iyi mibare urayikanda ku buryo uguhamagaye kuri nimero yabuze rezo akubona kuri ya yindi. Ubwo buryo no kubukuramo ni iyi serivisi ukoresha. Nkeka ko icyo gicyo gikemutse cyane ku bantu bahuye n'ibibazo bimwe na bimwe mu guhamagara. Noneho akangaka iyo ukanze akanyenyeri 31 urwego, iyi serivisi ufunze simukadi, ufunze network ku buryo umuntu aguhamagara ntakubona. Ariko izindi serivisi ziba zikora, nivuga ngo wowe uhamagaye ntibikunda, urahamagara igihe kivaho. Noneho iyo serivisi kuyikuramo, hari igihe umuntu yabikora kuri telefone yawe adashaka yuko uhamagara, wowe ugahita ubimenya, uhita ukanda imibare urwego 3 mu rwego yes. Iyo serivisi ihita ivamo kabasha guhamagara umuntu wari we wese. Nivuga ngo izi serivisi zirakora neza kuri smartphone. Hari na zimwe gatushe zikoramo. Ibi ngibi nkwereka ahangaha nibyo wakora mu gihe ushaka ko nimero yawe iboneka ku murongo indi yabuze.